umuturage wese udafite igishoro cya miliyoni 6 ntazajya asoreshwa, tuzabakuriraho imisoro hanyuma bakore batera imbere, biteza imbere n'imishinga yabo yaguke. Ni ukushingira bene gihugu bose kuri konti ya leta, tugaca umuco wo kugumirwa. Nta mubyeyi nta muryango uzongera kwikoreshereza ubukwe, abe afite igitabo cye. Buri ngingo muzamuye iri hariya kuri screen, kuri satellite za ruda murazibona uko ziri kuzamuka izo ngingo, hanyuma muhita muzandika kugira ngo mushobore gukora ibisubizo by'ibyo bibazo, kugira ngo muzashobore gutsinda ibizamini neza ku nzego zose bitewe n'urwego uriho. Ibyo biraza kubafasha mwese. Murakoze cyane. Hanyuma kadusobanuye naba turebe tubwire impamvu 10 ku Rwanda. Izo mpamvu 10 ku Rwanda birumvikanye. Iya mbere no gukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'Abanyarwanda. Ubutaka nkabukura mu maboko ya leta nkabusubiza mu maboko y'abaturage, bukaba bw'abaturage. Leta yabukenera ikumvikana n'umuturage kuri kondisiyo nta kongera kwimura umuturage ku butaka bwe, kirazira kikaziririzwa. Leta yabushaka cyangwa mushoramari, hanyuma bakaza mukumvikana akubaka igorofa ndende igera ku kwezi, ariko imiryango iringaniye n'ubutaka ikaba ya nyiri butaka, kuko niwe ubifitiye igipapuro cye cy'umutungo. Hanyuma iziri muri kave n'izigeretse hejuru zigera ku kwezi zikaba iza leta n'abafatanyabikorwa. Bityo rero amajyambere yose akaza umuturage amusanga ku isambu ye, nta umwimura nta umugorofanya. Hanyuma iryo niryo bita iterambere rusange, kandi iterambere ryagutse ryagukira mu gihugu hose ku bene gihugu bose, nta kwimura bene gihugu ubagira impunzi, wowe ukaba wigira umunyagakondo, abanyagakondo bimura. Ibyo twarabyanze, turaje tubikureho. Nimba ufite amafaranga uri umukire, zana amafaranga uzamura igorofa ku butaka bwa nyirabwo afite igipapuro, hanyuma habe amasezerano avuga ko wowe washoye inzu nawe yashoye ubutaka, hanyuma duturane twese hamwe. Nta muntu ugomba kongera kwimura undi kuri gakondo. Uramwimura hano i Kigali, nagera Nyagatare naho musange mumwimure, azisanga i Bugande cya Tanzania. Ibyo turaje tubihagarike. Buri muturage ajya kuri gakondo. Iryo tegeko rizarengera umunyarwanda n'umunyarwandakazi guhama kuri gakondo, hanyuma amajyambere n'iterambere bijye biza bimusanga. Amashanyarazi, amazi, umutekano, buri kimwe cyose, hanyuma twese twumve ko rwatubyaye kimwe. Icyo kizafasha abantu. None yindi mpamvu ni ukushingira bene gihugu bose kuri konti ya leta, tugaca umuco wo kugumirwa. Nta mubyeyi nta muryango uzongera kwikoreshereza ubukwe. Oya, bukwe umubyeyi wa mbere ni leta. Leta niyo bizaba biri mu nshingano yayo gushingira bene gihugu kuri konti ya leta. Bamarana imyaka 10 tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka, kandi bakajya bazihemberwa, kuko kubaka urugo nayo ni kaminuza. None bakongera indi myaka 10 ikaba 20, tukabongera indi mpamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka neza cyane. Izo se ebyiri noneho mbegereza serivisi, tubyita decentralization. Tubegereze imiyoborere myiza n'amaserivisi hafi aho ngaho aho umuturage azaba atuye. Hanyuma perezidanse tuyijyane mu majyaruguru ikemura ibyaho, indi perezidanse tuyishire mu majyepfo ikemura ibyaho, indi perezidanse tuyishire iburasirazuba ikemura ibyaho, indi perezidanse tuyishire iburengerazuba ikemura ibyaho, indi perezidanse isigare hagati mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Tukureho akajagari ko gusiragiza abaturage bava mu ntara ngo baje muri perezidanse Kigali. Iyo perezidanse yubatse agasongero, ako gasongero kitwa centralization. Centralization turaze dufate gome tuyisibe, tushireho decentralization, kwegereza abaturage perezidanse, bajye babona serivisi baziboneye mu turere twabo no mu mirenge yabo.
bityo rero na immigration nuko zabigenza abantu bajye babona ibyangombwa nta kubagora kandi bajye babibonerana online byose ku murongo kuri internet. Birumvikana ibyo ngiye gukora ni urutsa abana. Ikindi tugiye kuzana gari ya moshi izajya izenguruka mu gihugu hose, dushiremo imihanda ya gari ya moshi hanyuma bigende neza. Hanyuma tuzane imihanda ya cable cars igendera mu kirere, ni amapironi. Hanyuma izo cable cars twamaze gutanga komandi yo kuzikora mu gihugu muri Switzerland. Hanyuma izo cable cars nizizanwa mu misozi miremire zizajya zinyura hejuru y'imisozi, hanyuma abantu zibatwara abantu n'ibyabo, ziba zifite ibirahure byiza harimo n'intebe, abantu bagendera mu kirere. Cyagiye imvura yaguye, Nyabarongo yuzuye, imihanda yose isuri yayitwaye, imyuzure yakubye, twe tuzajya tunyura hejuru ntibihagarike ingendo, tukikomereza bita tubangura twigendera. Ingendo ntizizahagarare mu gihugu cyacu cyangwa ubukerarugendo ngo buhagarare ngo nuko hari imyuzure. Ibyo byose bizavaho. Bityo rero ni muri urwo rwego tuzakomeza twese imihigo. None abasaza n'abakecuru bafite imyaka 50 kuzamuka tuzabakuriraho imisoro, bakora ibyo bashaka byose ntawe ubasoresha. Bityo rero umuturage wese udafite igishoro cya 6 miliyoni ntazajya asoreshwa, tuzabakuriraho imisoro. Hanyuma bakore batera imbere, biteze imbere, n'imishinga yabo yaguke, niyaguka bagire ubumenyi mu byo bakora n'ubunararibonye. Hanyuma icyo gihe business zizaguka mu Rwanda, uko zaguka n'ingengo y'imari yaguka. Hanyuma twubaka ibikorwa remezo byinshi kandi byiza bigezweho bigendanye n'igihe.com turimo. Hanyuma igihugu kitera imbere, umutekano n'ubwisanzure n'umudendezo bya Rwanda, kandi igihugu kigendere ku itegeko, kijye kireka kugendera ku mabwiriza. Nzagikura ku rwego rw'amabwiriza, aho amabwiriza yabaye amategeko, kandi ayo mabwiriza yabaye amategeko akaremera cyane gusumbya amabuye. Amabwiriza azajya asobanuka aho ahera n'aho agarukira, none amategeko n'ayasobanuke agira aho ahera n'aho agarukira. Ni muri urwo rwego rero buri muntu wese azajya arengerwa n'itegeko nshinga, nta kumugorofanya, nta kumutekinika. Icyo nicyo cyazanye ruda y'abaruda n'abarudakazi. Bityo rero nuko turabisubiza cyane neza. Twe muri ruda ntitwikoraho mu gusubiza neza cyane, twafashe hasi no hejuru. Twiyemeje no gufata imboga amahembe, ahubwo twarigase ku ipasi ishushe, nta mikino rwose. Tuba twifuza ko ibisubizo byaboneka, abantu bose bakagira ibisubizo ku bibazo byugarije abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu bubanyi n'amahanga. Yego. Bityo rero tukaba tubashimira mwese abitabira kino gikorwa cyo gukurikira perezida nyaperezida no kumenya n'iki kijya mbere. Hanyuma twese tugatahiriza ku mugozi umwe w'iterambere n'ubumwe n'amajyambere. Hanyuma icyo kintu kikazadufasha n'abakiri bato bacu bakazafatira kuri urwo ruzitiro. Ni muri urwo rwego rero tubashimira mwese ko mwigomwa mugatanga ibitekerezo byanyu. Hanyuma tukabashima cyane, turabashimira cyane twivuye muzi n'umuzingo ku bw'izo mpamvu zose mwagiye mutanga mwandika. Urabona bakurikiye cyane.
tugiye kuzuza rwose umubare w'abantu twari twiyemeje. Urumva abantu rwose bakurikiye turabashima cyane. Ni muri urwo rwego rero mukagamburuzwe, hanyuma dushobore kuvuguta umuti uzabe n'umuti mpuzamahanga mpuzamakungu. Ikibazo cy'abavuga amafaranga, ni ukuvuga ubu abasora ni bake, niyo mpamvu amafaranga yabuze. Abasora bagomba kuba bafite igishoro cya miliyoni 6 kuzamuka, nibo bagomba kuba abasoreshwa bato, hanyuma bakore vuba vuba umwaka umwe babe bamaze gutera imbere n'ubukungu buteye imbere n'imishinga bashinze bakora batera imbere. Hanyuma umwaka umwe bazaba batangiye gusora, nibatangira gusora igihugu cyose ingengo y'imari ziyongera, hanyuma twuzuze beneri tujye tuguriza n'amahanga twungukire. Ikibazo si ifaranga, imishinga irahari izabyara amafaranga. Mwe muhumure, umusaza ukuri narahasesekaye, ntibazababeshe, ntibazabatekinike. Buri muntu wese azakungahara, azakira, azamererwa neza cyane. That is my question. Ikibazo cyawe urumva ndagisubijwe, cy'ibura ry'amafaranga, shortage of money and lack of money, his and yon, hirya hino. Ariko icyo ni ikibazo cyamaze kwakirwa, icyo tugifite neza gatanu ku kandi, icyo turaje tugikemure, hanyuma twikora umuti twimanukira. Iyo uvuga nanone gake, hari abansabye nanone mvuge nihuta, ubwo nabo bakeneye kuvuga gake gake tugendane namwe, ndaza gushyiramo volume yanyu, hanyuma tubigendanemo neza. Ngahoda natwe turabemera cyane, kubera mutwemera nta kibazo, turi kumwe nk'umutwe n'uruhara, ntimugire impungenge. Ukoresha iyihe telefoni? Ntabwo ari itunge. Ikoranabuhanga tufatira ibonetse hafi aho, riba rihari rihabaye, tuba dushaka turebe buri rimwe ritanga uwuhe musaruro. Ntitugomba gutunga ibikoresho bidakoreshwa ngo bitange umusaruro, tunabitahure nimba bitanga umusaruro uhagije cyangwa udahagije. Nicyo cyatumye tubyegeranya. Hanyuma ukoresha iyihe telefoni? Hanyuma abantu bose bifuzaga kubaza ibibazo, ndabona bose bari gusubiza neza. Ukoresheje iyihe telefoni? Ntabwo ari ukoresheje iyihe telefoni? Akaruda gato. Akaruda gato mukansuhurize, natwe uturi hano turadusuhuza, tubasuhurize. Dukomerane cyane. Yesu ashimwe rwose bantu banjye, turi kumwe rwose. Ukoresha iyihe telefoni?